Yes, ibihe byiza nanone ukurikiranye Kamatoki TV ngenditse Imana Jean Bosco nkugezaho amakuru ari update. None ahangaha ubu turi kuvugana duherereye aho uwaririmbye Azabatsinda Kagame bamwita Beata, ubu ngubu ahubakiwe inzu y'igitangaza. Uyu mudamu nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru ndetse no mu makuru ari bwaze kuza, ndizera ko mbaye uwa mbere utangaje iyi nkuru ku kinyamakuru cya YouTube kigenga aricyo Kamatoki TV. Uyu Azabatsinda Kagame mu minsi ishize, iryo zina niryo bakunze kumwitirira, mu mbabarire kuba ari ryo ndi kumwita cyane. Mu minsi ishize habanje gutangazwa inkuru muri cya gihe yasoraga indirimbo abantu babeshya yuko uyu mugore yahawe inzu nziza cyane, ariko mu minsi itambutseho nyimara kubona iyo nkuru nagarutse hano kuri Kamatoki TV mbanyomoza mbwira abantu bose yuko byari amabeshyo. Koko nibyo byari amabeshyo, nujya kuri Kamatoki TV urabibona yuko iyo nkuru nayikoze yo kunyomoza babivugaga cyane yuko Beata yabaga hano ku Ruyenzi, nta nzu afite nyine imeze gutya. Nyuma rero y'igihe kinini cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame nibwo yaje kuba yamuha impano y'inzu idasanzwe ya kadasiteri. Nk'uko mubibona yatangiye kuriramo ifoto, n'umwe mu badamu bakoze igikorwa n'indirimbo yamamaje cyane umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mu gihe cy'amatora. Uyu rero akaba yamaze gushyikirizwa inzu ya kadasiteri, nk'uko mubibona yubatse neza, imeze neza, muri kubibona ifite igipangu, ni inzu nziza cyane. Urumva rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame dukomeze kumushimira kabisa, wakoze neza, ndabizi neza ko ntacyo azamuburana, ngira ngo ibimenyetso bigenda byigaragariza mu maso yanyu. Murabona rero yuko icyizere twamugiriye cyo kongera kutuyobora noneho rwose ewana, sinzi ukuntu u Rwanda rugiye kumera, ngewe ndumva ari paradizo neza neza, rugiye kurenga kuri ziriya za Amerika, iriya migi yose myiza. Muri kubona yuko nyine dutangiranye ibyishimo n'udushya gusa. Abantu rero mwishimiye ko Azabatsinda yahawe ino nzu ya kadasiteri, mushyire udutima muri comment nk'uko dusanzwe tubigenza. Abantu mwifuza kujya mubona ibiganiro byanjye, abantu mwishimira ibiganiro byanjye, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona n'izindi nkuru. Nari Bosco Nsabimana, nahicano ni Kamatoki TV, tubana mu nkuru zigezweho, amakuru y'ukuriho yose n'ahandi wayasanga uretse hano. Kugira ngo ujye yabona rero no gukanda subscribe byonyine, nazajya nshyiraho ikiganiro ugahita ubona ubutumwa cyangwa se notification ikumenyesha ko hari inkuru nshyizeho aka kanya. Sawa rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane, mbifurije kuzagira weekend nziza. Bye bye, ciao ciao. Nshimiyeweho amaze gukanda subscribe no gukanda like, uri umuntu w'ingenzi cyane.